muraho neza, nongeye kubaha ikaze mbifuriza weekend nziza, mukomeze kugubwa neza mwese aho muherereye mu bice bitandukanye murimo. Ngende Mr Sami Humble Boy, ndaje ngo mbabwire amakuru y'imyidagaduro agizweho muri ino weekend. Ndakubwira ko abahanzi batandukanye barimo Riderman, Tom Close, Bushari, Shafi, Betray na Alexis Dusabe n'abandi benshi basohoye indirimbo nyinshi muri iyi weekend. Abakunzi b'umuziki bashobora kugenda bishimira. Ku bakunzi b'umuziki muri ino weekend nta rungu, kuko abahanzi bamwe mu Rwanda n'abandi ku isi bakoze mu nganzo bagashyira hanze ibihangano byafasha gukomeza kuruhuka neza. Umuhanzi Riderman afatanyije na Fireman bakoze indirimbo yitwa Ligaki. Indirimbo ya Riderman na Fireman igaruka ku buzima bw'amayobera bwa Kigali. Ligaki ni indirimbo ya mbere Riderman ashyize hanze kuri EP Umurwa w'Indwanyi yitegura gusohora mu minsi iri imbere. Iyi EP nshya ya Riderman igiye kujya hanze ikurikira icyumba cy'amategeko yahuriyeho na Bulldog mu mwaka washyize. Indi ndirimbo nshyashya ni indirimbo y'umuhanzi Mr Kagame afatanyije na Joyface, Ifulis, Unspoken Saraton. Indirimbo bayise Tukanywe. Ni indirimbo nshya ya Mr Kagame yahuriyemo n'aba bagenzi be Joyface, Ifulis na Unspoken Saraton, yashyize hanze iri muzo ari gushyira hanze nyuma yaho atangaje ko yabonye abajyanama bashya b'Abanyamerika bari kumufasha mu bikorwa byo gukora kuri album ye ya kabiri. Uyu musore yabwiye igihe ko yabonye label yitwa Black Market Records BMR yatangiye gukora mu mwaka w'1989. Iyi label ikorana n'abahanzi batandukanye bakomeye muri Ghana, Nigeria, Kenya, Uganda n'abandi muri Afrika. Yavuze ko kugeza ubu bahise batangira kumufasha gukora kuri iyi album ye ya kabiri atarabonera izina. Indi ndirimbo umuhanzi Bushari yashyize indirimbo nshyashya hanze ayita Imisarabine. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Bushari uri mu bahanzi bakomeye muri hip hop hano mu Rwanda. Muri iyi ndirimbo uyu muhanzi abaririmba agaragaza ko buri wese agira umusaraba we. Naho umuhanzi B2K Joy Baba yashyize hanze indirimbo yitwa Nibyo Koko. Ni indirimbo y'umuhanzi B2K Joy Baba. Muri iyi ndirimbo abaririmba agaragaza uburyo iyo umuntu akunze atava ku izima. Avuga ko gukundana bisaba kwitanga, ndetse bamwe bagaca intege uwateye intambwe akerekana umukunzi we. Indi ndirimbo Izo nawe afite indirimbo nshya yise Amakuru. Ni indirimbo ya Elizabeth iri mu mujyi w'izindi yari yarakoze kera yongeye gushyira ku mbuga zicururizwaho imiziki. Naho umuhanzi Betray, Diplomat, Logan Joy, Riderman, Malaika Uwamahoro na Kevin bakoze indirimbo bayita Kabeho. Betray yasohoye iyi ndirimbo nshya yise Kabeho yahurijwemo n'aba bahanzi bakomeye mu muziki w'u Rwanda. Ahamya ko ari gasopo bageneye Maître James n'undi wese uvuga u Rwanda nabi n'ubuyobozi bwarwo. Umuhanzi Tom Close afatanyije na JC na Khalfan Govinda bakoze indirimbo bayita Agaca. Igaruka ku buryo abantu bamwe bahora batega bagenzi babo imitego bashaka ko badatera imbere. Tom Close yabwiye igihe ko iyi ndirimbo izasubiza abantu kuri we wa nyawe. Abandi bahanzi Neringabo, Impakanizi, Bukuru na Aline Sano bakoze remix y'indirimbo Ye Aye y'umuhanzi Ivan Buravan nyakwigendera. Ni indirimbo ya Buravan yise Ye Aye yasubiwemo n'abahanzi batandukanye barimo Neringabo, Impakanizi, Bukuru na Aline Sano. Amashusho y'indirimbo yafashwe mu gitaramo cyiswe Twaje Fest cyabaye umwaka ushize. Indi ndirimbo Dr Claude yakoze indirimbo ayita Turi Kumwe. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Dr Claude uri mu bubatse amateka mu muziki nyarwanda. Muri iyi ndirimbo abavuga ibigwi bya Perezida Paul Kagame. Naho umuhanzi Shafi yakoze indirimbo nshya ayita Totally. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Shafi uri mu bakundwa cyane mu Rwanda. Muri iyi ndirimbo uyu muhanzi abaririmba ataka umukobwa akagira avuga ati mu buryo bwuzuye ndagukunda kandi nkwiyumvamo. Iyi ndirimbo Shafi avuga ko yayikoreye kandi anashyiramo ikintu cyose kimushimisha. Avuga ko ari indirimbo nziza cyane. Naho umuhanzi Salanda Poetess yashyize hanze igisigo akita Twahuye mu gihe kibi. Ni igisigo cya Salanda Poetess uri mu bakobwa b'abahanga mu gusiga no gukina filime. Abagaragaza ukuntu hari igihe abantu bahura mu gihe kitari icyanyacyo mu rukundo. Mubwire ko hari extended play yitwa Easy y'umuhanzi Zela. Ni extended play y'umuhanzi uri mu bakiri kuzamuka witwa Zela. Iyi EP iriho indirimbo 5. Muri izi ndirimbo harimo 4am, Monster, Give More, Kolo na Ebelibebe. Uyu muhanzi avuga ko yifuza ko Abanyarwanda bamutega amatwi kuko yifuza kuba umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu.
ndetse nkubwire ko umuhanzi Hybrid Prod afatanyije na Mazimpaka Prime na Betray bakoze indirimbo bayita Who Gonna Stop Me. Ni indirimbo nshya ya Hybrid Prod afatanyije na Mazimpaka Prime na Betray, aho baba bitaka ko yaba mu muziki cyangwa mu rukundo nta wabahagarika. Umuhanzi Yampano uri mu bamaze kugwiza igikundiro muri muzika nyarwanda, muri iyi ndirimbo ye abaririmba ashimagiza umukobwa yakunze w'inzobe. Indi ndirimbo nshyashya ni yitwa U Rwanda Ruraberewe. Ni indirimbo nshya y'abahanzi Eve Amani yahuriyemo na Jabastar Intore. Muri iyi ndirimbo baba bagaragaza ukuntu u Rwanda ruberewe kubera ubumwe abanyarwanda bahawe na Perezida Kagame. Umuhanzi Ye Fanta yashyize indirimbo hanze ayita Amaherezo. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi Ye Fanta uri mu bamaze kumenyekana cyane ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi ndirimbo aba yigamba agaragaza ukuntu nta muntu uzamubwiriza ibyo akora. Indi ndirimbo nshyashya yitwa Irasubiza. Ni indirimbo ya Maranatha Family Choir yakozwe mu buryo bw'amajwi na Kibamba. Amashusho ayoborwa na God, mu gihe yanditswe na Aimable Byiringiro usanzwe ari umuririmbyi w'iyi korali. Ifite ubutumwa bwo guhumuriza, guha abantu icyizere no kubibutsa ko Imana ariyo kwizerwa kuko isubiza amasengesho. Ubwo bashyiraga hanze iyi ndirimbo, aba baririmbyi bahise bavuga ko bagiye gushyira hanze album nshya nyuma yo guhindura imikorere, ndetse umwaka utaha bazakora igitaramo kidasanzwe. Ikindi nakubwira nuko umuhanzi Alexis Dusabe afatanyije na Papi Clever, Bosco Nshuti, Aime Uwimana, Gaby Kamanzi na Guy Badibanga bakoze indirimbo bayita Ndashima Yesu. Ni indirimbo nshya igaruka ku buryo Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo yitangire abanyabyaha. Ikindi umuhanzi Yawe afite indirimbo nshyashya yise Pani. Ni indirimbo nshya y'umuhanzi akaba na producer Yawe. Iyi ni indirimbo y'urukundo aho uyu musore uri mu bakiri kuzamuka hano mu Rwanda abataka umukunzi we. Iyi ndirimbo ni ya kabiri yasohoye nyuma y'iya mbere yise Dangote. Naho hanze ndakubwira ko Zara Larsson afite indirimbo nshyashya yitwa Pretty Girl Ugly. Naho umuhanzi Don Toliver afatanyije na Doja Cat bafite indirimbo yitwa Lose My Mind. Umuhanzi Selena Gomez afatanyije na Benny Blanco bafite indirimbo yitwa Talk. Izo zose ni indirimbo ushobora kujya gusacinga kuri YouTube ukabasha kuzumva zikaba zagushimisha. Mu yandi makuru reka nkubwire ko umuhanzi Roskana yasezeye muri label ya 155 AM ya Coach Gael. Mu itangazo yashyize hanze ejo kuwa gatandatu tariki 3 Gicurasi uyu mwaka, Roskana yavuze ko icyemezo cye cyo gusezera cyagiye ako kanya, asobanura ko iyo nzu yananiwe gushyira mu bikorwa ibyo bari bumvikanyeho kandi ko ibyo byamugizeho ingaruka zikomeye mu rugendo rwe nk'umuhanzi. Reka nkubwire ko umuhanzi Afrique nyuma yo kuba yarari mu kigo cy'igororero i Huye yavuze ko atagiyeyo kubera impamvu z'ibiyobyabwenge nk'uko benshi babivugaga, ahubwo ko yagiyeyo ku mpamvu ze bwite zo kwitekerezaho kugira ngo yongere agaruke neza. Ikindi kuri uyu muhanzi Afrique yatangaje ko yahuye n'akaga gakomeye nyuma yo gutakariza icyizere uwari umujyanama we Rio Park wamwambuye chaîne ye ya YouTube n'ibihangano bari bamaze gukorana. Mu kiganiro cyihariye yagiranye na Inyarwanda, Afrique yavuze ko kuva yatangira umuziki mu myaka 3 ishize yahuye n'imbogamizi zitandukanye zirimo no kwizera Rio Park wamutwaye umutungo we w'umuziki mu buryo atigeze abitekerezaho bihagije. Yaravuze ati bitewe n'intego nari mfite ndetse n'ukuntu nabonaga ibintu biri gutera imbere, nabonaga ko turi mu nzira nziza. Nyuma yaje guhinduka cyane cyane ubwo indirimbo Gatunda yatangiraga gukundwa. Yahise ambwira ngo twasinye amasezerano ya kinyamwuga, nanjye nari nshyushye sinatekereza kabiri. Afrique yasobanuye ko amasezerano y'imyaka 2 yari afitanye na Rio Park yarangiye, ariko bakomeza gukorana nk'abavandimwe. Nyuma y'igihe yatangiye kubona ibihangano bye bitakiri mu biganza bye, maze asanga chaîne yose yarayitwaye. Akomeza avuga ati sinigeze mufata nka manager, namubonagamo umuntu wo mu muryango. Nizeraga ko niyo amasezerano arangiye twakomeza gukorana, ariko nasanze byose yarabifashe nk'ibyo bwite. Kugeza ubu Afrique avuga ko yafashe umwanzuro wo gutangira bundi bushya, aho ari gukorana na producer Nesbit n'umuhanga mu mashusho Faizo, banamufashe gufungura indi chaîne nshya ya YouTube.
naho muri Tanzania reka mbwire ko umuhanzi Diamond Platnumz yatanze amafaranga agera kuri miliyoni 10 yo gufasha ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Mwanga giherereye mu karere ka Tarime mu gihugu cya Tanzania. Yabikoze nyuma yuko abonye iryo shuri rihura n'imbogamizi zirimo kutagira imodoka yo gutwara abanyeshuri ibajyana kwa muganga mu gihe barwaye kandi ibitaro biba biri kure yaryo. Indi mbogamizi ni amashuri adahagije ndetse n'intebe zo kwicaraho. Tunyarukiye mu Bwongereza reka mbwire ko Mike Peters wari umuyobozi w'itsinda ry'umuziki ry'Abongereza The Alarm yapfuye ku myaka 66 azize indwara ya kanseri y'amaraso izwi nka leukemia. Yari amaze imyaka myinshi arwaye. Yari umwe mu bahanzi bubashywe cyane mu muziki wa rock by'umwihariko mu njyana ya New Wave yakuzwe cyane mu myaka y'1980. Mike Peters yavukiye i Prestatyn mu majyaruguru ya Wales. Yatangiye kwamamara mu mwaka w'1981 ubwo yashyiragaho itsinda The Alarm rizwi cyane ku ndirimbo zakunzwe nka 68 Guns, Strength na Rain in the Summertime. Uyu muhanzi yakoranye n'amazina akomeye ku isi harimo nka U2, Bruce Springsteen na Bob Dylan. Mu mwaka w'1995 nibwo yasanganywe chronic lymphocytic leukemia, indwara y'amaraso igenda ifata umubiri buhoro buhoro. Yabayeho yivuza ariko agakomeza gukora umuziki n'ubwitange bukomeye. Mu mwaka wa 2022 ubwo indwara ye yahindukaga ikagera ku rwego rukaze rwitwa Richter syndrome, byatumye ahagarika urugendo rw'ibitaramo 50 yaratangiye muri Amerika. Nk'uko ikinyamakuru Rolling Stone cyabitangaje, Mike Peters yari amaze iminsi arwariye mu bitaro bya Christie NHS Foundation Trust biherereye i Manchester, aho yari arimo kuvurwa hakoreshejwe uburyo bushya bwa CAR therapy bugamije gukangura ubudahangarwa bw'umubiri ngo urwanye kanseri. Reka ngushimire wowe wabanye nanjye ugakurikira aya makuru, na ubutaha njye ndi Mr. Sami Humble Boy.